Uwiteka Imana yera, Uwiteka Imana y'urukundo, Uwiteka Imana y'imbabazi nyinshi, ndagushimye cyane, nguhaye icyubahiro, ndakubashye, umutima wanjye uragupfukamiye, nciye bugufi cyane ndi kugushimira, ndagushimira kubw'uyu munsi, ndagushimira kubw'ejo hashize, ndagushimira kubw'ejo hazaza, ndagushimira kubw'ubuzima wampaye, ku mibereho wampaye, ndagushimira ko nkiri muzima nkiri amahoro, ukwiye amashimwe, ibyaremwe byose reka tugushimire, turi gusenga Uwiteka Imana tugusaba kugaruza ibyacu, turabizi ko uri Imana ijya ifata ibyazimiye ukongera ukabigarura, wigeze kugarurira Dawidi ubwo yari avuye ku rugamba, Abafilisitiya bamaze kumwirukana bamubujije kujyana nabo ku rugamba, asubiye inyuma ngo asanga habaye kunyagwa k'umuryango we n'ibyo byose n'abagore be n'abana n'ubutunzi babinyaze, ariko ngo aragenda arwana intambara ikomeye, hanyuma ngo biramugarukira, arabigarura byose ngo nta na kimwe cyasigaye. Uri Imana ijya ishobora gufasha umuntu mu ntambara y'umwuka, ukagarura ibyo byose byagiye, ukagarura imigisha ye yose yagiye. Uri Imana ijya ibasha gusubiza umuntu imbaraga yari amaze igihe acitse intege, uri Imana yongera gusubiza umuntu agaciro yari amaze igihe ameze nk'aho nta jambo agira, uri Imana ifata ibihombo ikabigira umugisha. Ndagushimiye, ndagushimiye mwami wanjye, ndagushimiye mukiza wanjye, ndagushimiye umugoroba, nje kugushimira n'abo dusengana bose, turashima Imana yumva gusenga, turashima umwami w'abami, turamushimira ineza ye, tubanje guca bugufi kugira ngo imbabazi zawe zitworose, ibyo twakoze nabi, ibyo twibagiye gukora kandi twagombaga kubikora, ibyo twashidikanyijeho kandi twagombaga kwizera, utubabarire mwami wacu, dusabye imbabazi rwose, amaraso ya Kristo atworose, amaraso ya Kristo atworose. Tuje imbere yawe rero dusaba guhindurirwa igihombo ukakigira umugisha. Hari ibyo twanyuzemo bimeze nk'amayobera, bikatuyobera, bikaba ibintu bidasobanutse, ariko uri Imana ishobora kubihindura ukabitrasamo inzira y'iterambere. Ibyo biyoberanye Uwiteka Imana ukabishyiramo umucyo wawe, tukamenya icyo gukora. Ibyo twabuze Uwiteka Imana ukabigarura. Hari ibyo twabuze mu buryo butunguranye, hari ibyo twagiye tubura buhoro buhoro, ariko uri Imana ishoboye kubigarura. Bitugarurire mwami mwiza, bitugarurire Kristo mwiza, hahinduka isoko y'imigisha n'insinzi aho twagiye duhombera hose. Hindura buri gice cy'ubuzima bwacu, hindura buri gice cy'imibereho yacu, hindura mwami Imana nyiringabo, hindura ubuzima bwacu bubyara umugisha, hindura imirimo y'amaboko yacu igira umusaruro, hindura umuryango wacu, famiye, vido famiye, habe isoko y'amahoro. Uwiteka Imana nyiringabo, ndakwinginze gira ikihindura, ugira ikihindura. Dukeneye impinduka, dukeneye shanjoma, dukeneye transformation, dukeneye ko ukuboko kwawe kugaragara kuri twebwe tukabona impinduka. Nyiringabo Imana bikore, bikore buri kibazo cyose gihinduka inzira y'iterambere, kubera ko Imana yagihinduye. Kora ku kintu icyo ari cyo cyose cyari kimeze nk'ikitariho, ugihereze umubiri gifatike kigaragara. Imigisha yanjye Satani yari yarahombeje, hariyo yahombeje nari maze kuyakira, hariyo nahombye ntaranayibona, hariyo yatangiriye mu kirere, hariyo yishe yari yaramaze kubaho, ariko iyo yose Uwiteka Imana yihumekiremo, ihumekiremo wowe uhumekera mu magufa yumye ari mu kibaya, ukayahumekeramo akaba mazima, akatemberamo inyama n'amaraso. Humekera mu bihombo byose nahuye nabyo mu buzima, maze bibyara isoko y'imigisha.
ibyo nabuze ntibibe iherezo ahubwo bihinduke itangiriro. Ibyo Imana yampaye bikagenda, imbaraga zayo zibigarure. Imana igaruye ibyanjye byose mu buryo burenze kandi ndabyizeye mu izina rya Yesu. Ibihombo byanjye byose bihindutse isoko y'ubwenge n'intsinzi, kuko Uwiteka Imana bihumekeyemo umwuka wayo. Amaraso ya Kristo Yesu agiye ahantu hose ngomba kubona amahirwe. Amahirwe mashya aransanze, amahirwe mashya aransekeye. Mu izina rya Yesu Kristo nta kintu na kimwe kizongera kunyambura amahirwe yanjye. Nta n'ikintu na kimwe kizongera kunyaka amahoro yanjye. Nta kintu na kimwe. Mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana yampaye kitazangeraho. Gutinda kwanjye guhindutse kwihutishwa mu mbaraga z'Imana. Uwiteka Imana aracyari mu buzima bwanjye. Nakiriye umusaruro mwinshi kurusha uwo natekerezaga. Yesu Kristo umwami w'abami yivanze mu byanjye. Imigisha yanjye nasanze yihishe mu bibazo nari naranyuzemo, yihishe mu bihombo by'ubuzima naciyemo. Aho ngaho niho hari imigisha yanjye, kandi Uwiteka yingejejeho. Amaye ubutunzi bw'ahantu hihishe, amaye iterambere rirambye, ankoresheje iby'ubutware, akoze ibirenze ibyo ndamusabye. Agahinda kanjye agahinduye umunezero. Ibyo nabuze mu buzima mu izina rya Yesu Kristo, igihe cyabyo cyo kubabara kubera byo kirarangiye, kuko Yesu anemeye bishyashya. Nkomeje kwizera, kandi intambara z'umwanzi zose ntabwo zizongera kuntesha umutwe. Umwami w'abami, intwari mu ntambara, niyo Mana yanjye, arandwanirira. Ndahirika rero buri gihombo, ndasenya buri gihombo, nditandukanya na buri gihombo, ndikuraho buri gihombo cyose. Ejo hanjye hazaza hatangiriye uyu munsi mu nyungu Imana impaye. Ndihuza n'inyungu, icyo nkora cyose kiranyungukira, icyo ntekereza gukora kiranyungukira. Ahantu hose mpabona inyungu. Nta kintu nkora kitarimo inyungu, nta kintu ntekereza kitarimo inyungu, nta kintu mvuga kitarimo inyungu. Mu izina rya Kristo Yesu mbona inyungu muri buri kintu cyose, mbona inyungu ahantu hose. Uwiteka Imana mpereye inyungu y'ubuzima. Uwiteka Imana mpaye kunguka rwose. Mu migisha yose Imana yampaye ngezeho. Ibihombo ndabishyinguye, amasheki ndayashyinguye, amaletari ndayashyinguye, amasitaginasiyo ndayashyinguye, ibyantindizaga ndabishyinguye. Byose mbyikuyeho, nitandukanyije nabyo. Ninjiye mu cyerekezo gishya, ninjiye mu yandi mahirwe mashya, ninjiye mu bundi buzima bushya bwo kunguka no gusarura, bwo kunguka no kugera muri abondance. Igihe cyo mu butayu kirarangiye rwose. Ntandukanye n'ubutayu burundu, ntandukanye n'amateka mabi burundu. Ninjiye mu kindi gihe gishyashya cyo kunezererwa imigisha Imana impaye. Uwiteka Imana ashimwe. Uwiteka Imana ashimwe. Ndashimira Uwiteka Imana unyumvise, kandi nkweretse uyu muvandimwe, iyi nshuti, uyu nguyu umunyamasengesho ushaka ko ufata ibihombo byo ukabigira umugisha. Umwumve, uwo tumaze iminsi dusengana, uwo dukomeje gusengana, umufate ubuzima bwe. Uwiteka Imana ubutaransforume, umuhereze umugisha n'umusaruro mu byo agerageza gukora. Azashima izina ryawe. Ndamusengeye rero kugira ngo umugarukeho, kandi umugarurire, kandi umuhindurire. Niko nsenze nanjye nisengeye muri Kristo Yesu. Amen, amen, amen.